Guys, nkomeje kubashuhuza kandi mbifurije n'ibihe byiza ngo tubana kuri YouTube channel Hormone Update. Niba utarakora subscribe nyaboneka yikandeho ukande no kunzugira kugira ngo ujye ubona amakuru. Ndabibabwiye ngo ukanda subscribe nta mega bitwara kabisa, ukanzeho ukajya wibonera update za mining zitandukanye, yaba ari investment, yaba ari trading, yaba ari mining platform, hose uba ugomba kubona amakuru. Kugiye mining rero mubona ndimo ni Compad mining ya Compad, twese turabiza benshi barayikoze kubera nabahaye refo code, benshi muri n'abarefo banjye. Congratulations kabisa kuri wowe wayikoze na mining yayo yamaze kurangira, icyo kintu mu cyumve. Yes, nyuma yaho mining irangiriye rero, mining ikarangira, bahise bakurikizaho iki gikorwa cyitwa pre-sale. Muri kubona ko bari kwerekana ko pre-sale iri live, ubwo ngira ngo mbahereze ibintu byose ko biri ngombwa. Murabona ko pre-sale ngiri live, abantu bafite amafaranga barimo baraguriza coin. Rero mu bantu babaye abambere hano kuri Hormone Update nari ndimo mbahereza amakuru, batanze ko tugomba guconnecta wallet tukifashisha MetaMask cyangwa se Trust wallet n'izindi tukifashisha izo wallet. None nyuma yaho iyi coin, nyuma yaho bamaze gutangariza yuko igiye kujya ku isoko muri iyi minsi ku itariki 29 niba nibuka neza, nkuko muri kubibona hano kuri X yabo, dore ngiyi rwose inkuru yabiriho ku itariki 29 z'ukwezi kwa gatandatu, ku kwezi turimo. Murabona turi itariki 24, hasigaye iminsi 5. Murabona ko baragaragaza yuko ku itariki 29 iyi coin yari buzajye ku isoko. Rero muri baragaragaza yuko abantu bakoze bitabiriye no pre-sale yabo barimo ngari abantu bayemerewe kuzabikura. Gusa bavuze ngo twese tugomba, abantu batitabiriye pre-sale tugomba gukoresha wallet address twakuye ngo tukuye muri wallet ya Compad. Ni ukuvuga ngo hari ukuba warakoze ugakonekta wallet muri MetaMask cyangwa se Trust wallet nkuko nari naberetse mbere, ariko nukore pre-sale. Niba uzi ko utakoze pre-sale, aka ka video karakureba cyane byihutirwa kugira ngo ukoreshe wallet, noneho ukoreshe wallet wakuye muri wallet, muri application yabo ya Compad. Ikintu cya mbere bigusaba rero, wenda sininde kugira ngo na video itaba ndende, urasabwa kuza gukora update ya application yawe. Banza ujya kuri Play Store ukore update ya application yawe, numara gukora update uraza kuza muri application yawe uyifungure. Urabyumva? Uraza guhita uza hano kuri wallet, aha kuri kano gatambu ko hasi kanditseho wallet, muri kukabona. Ngewe nimara gukanda murabona ko harimo wallet namaze gukora, murayibona harimo wallet yanjye namaze gukora. Rero wowe unugera hano urasanga na wallet irimo, baragusaba gukiriya wallet, uhakande kuri create wallet, baguhereze passphrase cyangwa se amagambo 28, uyakopie uyabike ewana nkuko uzubitse nyine passphrase zo muri MetaMask. Ubundi numara gufungura wallet yawe urayisanga imeze gutya, no kuvuga ngo harimo izi token ebyiri zonyine, harimo BNB, urasanga harimo USDT ndetse na Compad nkuko nyine bayitusaba. Noneho nusanga bimeze bitya kubera ko wakonexe wallet yo muri MetaMask, uri kubyumva, uraza kubanza ugaruka hano kuri Launchpad. Ubwo sininda kugira ngo nyine mu byumve, no kuvuga ngo nyine nibyo kuturushya gusa nk'abantu tutitabiriye pre-sale. Ubwo ni nko kubikora kugira ngo tunarebe ko bicyava, hari icyavamo wajya kubona ukabona baranazitwimye. Nidukanda kuri Launchpad hano wowe uraza gusanga harimo wallet, muri kwabona aha handitse ngo connect wallet, uraza gusanga ya wallet yawe muri MetaMask ikiromaritsemo. Icyo urakora uraza kwakanda ukande kuri disconnect ya wallet uyikuremo. No marakoza kuyikuramo uronza kongera, uraza kubona hiri jambo connect wallet ryagarutseho urikandeho. Ubwo tusa nk'abagenda naho tugeze aha ngaha. Ubundi noneho muri buko twakoresheje handitse ngo wallet connect, aha handitse wallet connect nago ari huri buce. Ahubwo icyo ukora we uraza guhita ucana kuri Compad wallet, kubera ko nyine niba uzi kutitabiriye pre-sale urabikora gutyo. Nuhakanda wallet yawe nta bindi bintu byinshi byo kwiruka muvugana byinshi, irahita yiromanikamo, nta bindi bintu byo kwemeza. Muri kubibona hahita hajyamo wallet yawe noneho yo muri Compad wallet, apana kuba harimo yo muri MetaMask wallet. Ubwo update nyine yari iyo ngiyo, yari ingenzi yihutirwa. Murumva ko niba coin izajya ku isoko kuri 29 tukaba turi tariki 24, biragusaba kugira ngo utange wallet. Niba ari abaziduhereza bazaziduhe, niba batanaziduhaye ubwo bazatware, nta bindi bintu byinshi warenzaho. Ndabashimiye rero, ubwo update yari iyo ngiyo kuri Compad. Ubwo ku itariki 29 reka turebe ko wenda hajya ku isoko, nta wamenya. Ikiri ngombwa nuko twebwe ibyo gusabwa tuba twarabikoze, ukaba warakoze KYC yawe phase 1 nkuko mubona twayikoze, konti yawe kabiri verified. Ikindi ukaba wamaze gucreatinga nyine wallet. Ubwo bitabiriye pre-sale bakoresheje ya wallet yabo yo muri MetaMask, nta mpamvu yo kwirirwa uyikuramo uragomeshamo ya yindi yawe. Ndabashimiye rero, ibihe byiza.